Muraho neza, tugiye kuganira ku ndwara abantu benshi bakunda gufata nk'iy'amayobera ku buryo igitera bamwe ubwoba maze bagatinya no gukora ku muntu uyirwaye. Iyo ndwara yitwa vitiligo. Vitiligo ni indwara igaragara ku ruhu, aho umuntu atangira kubona uduce tw'uruhu tweruruka kandi dutandukanye n'ibara risanzwe ry'umubiri we. Ibi bituma hari abantu bayitiranya n'izindi ndwara, abandi bakagira ubwoba, abandi bakagira ibitekerezo bitari byo, harimo no gutekereza ko ari indwara yandura cyangwa se kwiterwa n'amarozi. Impamvu duhisemo kuyitangaho ubusobanuro burambuye ni uko vitiligo itagira ingaruka ku buzima bw'umubiri gusa, ahubwo igira n'ingaruka zikomeye ku mitekerereze no mu mibereho y'umuntu, kuko abayirwaye bashobora kwiheba, kwitandukanya n'abandi cyangwa bakagirirwa nabi n'imyumvire itari yo ya sosiyete. Niyo mpamvu kumenya neza impamvu zitera indwara ya vitiligo ari intambwe ya mbere yo kuyisobanukirwa kugira ngo ujye ufata neza uyirwaye. Turaza kandi kuganira ku buryo umuntu yayirinda cyangwa se akagabanya kwiyongera kwayo ku mubiri we mu gihe yamaze kuyirwara. Iyi ndwara iterwa n'uko uturemangingo dutanga ibara ry'uruhu twangiritse cyangwa ntitube tugikora neza, gusa icyiza cyayo ni uko itababaza umubiri w'uyirwaye. Niba warigeze kubona umuntu ufite uduce tw'uruhu twerurutse gusumba utundi, ukabyibazaho nubwo utavuze, ugatekereza ko ibyo bintu byaba byandura, ugafata n'umwanzuro wo kumwirinda, ukanibaza ko byaba bivurwa, ukanatekereza ndetse ukibaza cyane niba iyi ndwara yabasha kwirindwa, iki kiganiro ni icyawe. Aha ni kuri Tubiganireho TV, njye nitwa Miriam, mbahaye ikaze. Vitiligo ni indwara iterwa n'uko selile zitanga ibara ry'uruhu zangiritse cyangwa zigapfa, bigatuma aho zari ziri uruhu ruhinduka umweru. Reka turebere hamwe impamvu zitera vitiligo. Impamvu ya mbere itera vitiligo ni uburyo umubiri wirinda indwara. Umubiri wibeshya ko hari umwanzi wawinjiriye maze ugatangira kurwana, hakabaho kwirwanya ubwawo, selile zawo bwite zikononekara, arizo zari zisanzwe zitanga ibara ry'uruhu rw'umuntu. Impamvu ya kabiri ni irage cyangwa se genetike. Iyo mu muryango hari uyirwaye cyangwa uwigeze kuyirwara, naho yaba atakiriho, bishobora kongera ibyago byinshi byo kuyirwara mu babakomokaho. Impamvu ya gatatu ni uguhangayika cyane. Sitiresi ikabije ishobora gutuma vitiligo itangira ku utari uyifite cyangwa se ikiyongera ku usanzwe ayirwaye. Impamvu ya kane ni ibikomere byo ku ruhu. Gukomereka, gukebwa cyangwa se gutwikwa n'izuba cyane bishobora gutuma vitiligo igaragara aho hakomeretse cyangwa se hababajwe n'izuba. Naho impamvu ya gatanu ni imiti ikoreshwa ku ruhu. Hari imiti ishobora kugira uruhare mu kwangiza melanosite maze uruhu rukabura ubwirinzi, bigatuma umuntu arwara vitiligo. Reka turebere hamwe uburyo wakwirinda vitiligo nubwo kuyikiza burundu bikunda kugorana. Hari ingamba z'ingenzi zagufasha kuyigenzura neza. Ingamba ya mbere ni ukwirinda izuba rikabije. Umuntu ufite iki kibazo aba agomba kwambara imyenda irinda izuba nk'ingofero cyangwa se umwambaro w'amaboko maremare. Akanakoresha creme solaire buri munsi, kuko izuba rikabije rituma utundi duce tw'uruhu tugira ibara rikabije, bigatuma hari vitiligo hagaragara cyane. Ingamba ya kabiri, irinde gukomeretsa uruhu, nko gukora tatuwaje cyangwa gukebwa, kuko ibi bituma vitiligo ikwirakwira aho hakomeretse. Naho ingamba ya gatatu, genzura neza sitiresi. Rwanya sitiresi, ukora imyitozo ngororamubiri, ruhuka neza kandi ugerageze no gusinzira neza. Jya ukunda gusabana n'inshuti zawe, usenge kuko nabyo birafasha. Naho ingamba ya kane, kunda kurya indyo yuzuye. Kunda kurya imboga n'imbuto nyinshi, izibonekamo vitamine B12, izibonekamo acide folique, zinc na vitamine D, kuko bifasha uruhu. Ugabanye ibiribwa byongera stress ya oxidative, bisobanuye stress ishingiye ku kubura kwa oxygene mu mubiri w'umuntu. Iterwa no kunywa itabi cyangwa se inzoga nyinshi.
Naho ingamba ya gatanu, jya kwa muganga w'uruhu. Hari imiti ishobora kugabanya ubwiyongere bwa vitiligo nk'amavuta ya corticosteroide cyangwa se bakagukorera phototherapy. Ingamba ya gatandatu, irinda imiti cyangwa amavuta atizewe. Urugero ni nk'amavuta asukura uruhu cyane cyangwa se imiti gakondo itazwi neza ishobora kwangiza uruhu. Naho ingamba ya karindwi ni ukwiyakira. Kwiyakira bigabanya stress, bityo bigafasha no kugenzura iyo ndwara ku mubiri wawe kugira ngo idakwirakwira hose. Icyo nagarukaho dusoza ni uko vitiligo itandura, si n'indwara y'umuvumo cyangwa igihano, ishobora kugaragara ku bana cyangwa abakuru bose itarobanuye. Ishobora kandi kwiyongera cyangwa se igahagarara bitewe n'umuntu. Ndakwibutsa ko iyi ndwara ifite inkomoko mu mikorere y'umubiri, cyane cyane mu budahangarwa bw'umubiri n'ingaruka z'imibereho ya buri munsi. Aho twabonye ko ugomba kurwanya stress, ihungabana, gukomeretsa uruhu no kwirinda indwara zimwe na zimwe zifitanye isano n'ubudahangarwa ndetse n'imiterere ndangamimerere, kuko bishobora kugira uruhare mu kugaragara kwa vitiligo. Ibi bikatwereka ko kwita ku buzima bwacu bwose, umubiri n'ubwenge, ari ingenzi mu kwirinda indwara ya vitiligo. Kwirinda rero biruta kwivuza. Komeza wirinde, kuko ubuzima bwiza ari bwo soko y'iterambere ry'umuryango muri rusange. Nkwifurije kugira ubuzima bwiza. Ndagushimiye. Mugire amahoro, naho ubutaha. Ndagukangurira gukora like kuko ni ingenzi cyane, ukore subscribe, ukore kukazogera kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro.